Hello hello hello, meze mute inshuti zanjye, meze mute bafana banjye, ndabashuhuje aho muherereye hose, ndabashuhuje ni ukuri. kandi wowe muntu umaze gukora subscribe kuri Rwamika TV, turagushimiye ni ukuri. Nkuko bisanzwe rero mumenyereye ko twigana gucuranga igisirimba sebeni, nta kizatuma tudakomeza kubikora, nicyo tubereyeho. Turabashimiye rero aho muherereye hose, buri muntu wese wakoze subscribe kuri channel Rwamika TV, iyobowe na mwarimu Mbangutse. Turabashimiye cyane. Aka kanya nanone rero tubahaye kaze kuri iyi channel kugira ngo dukomezanye amasomo yacu. Sasa ngira ngo umuntu wese waba ugeze kuri channel aribwo bwa mbere atarakora subscribe, ndagusaba kugira ngo uyikore, ndetse kandi ufungure n'inzogera kugira ngo isomo ryose dusizeho ujye uribona uri uwa mbere. Kandi nukunda ibi bintu tuba turimo turakora, ukore like, wandike comment, utubwire ko hari icyo byagufashije, bidutera imbaraga natwe kubona ibyo dukora. So rero turabashimiye ku byo twakoranye byose, ku mavideo amaze gucaho. Turabashimiye ko mwabanye natwe, mwatweretse ko muri kumwe natwe, nabyo byaduteye imbaraga zo gukomeza gukora. So rero turacyari kumwe, turakomeje. Ariko hari igitekerezo nari mfite. Iki gitekerezo niwumva ukinshigikiyemo, ukore like. Twebwe dukora ibyo mukeneye, ntabwo dukora ibyo dushaka. Tuba twumva twakora ibyo mushaka, ibyo mudutegetse. Sasa noneho mbanze kwisegura ku bantu bose. Amakomenti yanyu ndasoma kandi nkagerageza kuyasubiza. Umuntu ntarakorera ibyo yansabye yihangane, ariko ategereze nzabikora. Buri muntu aba yansabye ukabyumva, nkagenda nyine nkora nanjye uko nshobojwe. Ndi umuntu, ntabwo nabikorera rimwe, ariko nzi ko ikintu cyose wasabye nkakibona uzagikorerwa, kandi ngerageza kubasubiza. Uwo ntarasubiza nawe yihangane inshuti yanjye, yihangane. Tugiye kwiga isomo rishyashya, ariko bitavuze ko ibyo mwasabye ntazabikora. Ariko ukuntu tugiye kujya tubikora, ngiye kujya nkora video, mwige muyifate. Noneho ubukurikiye mwandike ibyo mukeneye nzakora muri comment. Buri muntu yandika icyo akeneye ko nzakora, nzajya ngenda ndeba nkurikiza ku murongo, kandi ndabizi ko nzabibakorera. Sasa noneho ngira ngo mwabibonye, hari igisirimba nashyizeho ncuranga. Niko tugiye kuzajya tubikora, tuzajya twigisha, tunashyireho rimwe na rimwe imikunga ncuranga bisanzwe. Noneho nshyira nomero zanjye muri description, muzajya munyandikira cyangwa se mumpamagare mumbwire ngo akantu wakoze aha n'aha kavuga gutya na gutya wakatwigisha, twagakunze, nta kibazo. Hari igisirimba nakoze ngira ngo mwarakibonye. Kiriya gisirimba, ikintu cyose mwaba mwakunzemo nzakibakorera nkibigishe, nicyo tubereyeho. Mwandike comment niba munshigikiye, nzajya nigisha, nindangiza nshyireho n'imikunga nacuranze nk'uriya mwabonye. Niba mubyemeye muraza kubimbwira muri comment, mushireho na za like. Imana yo mwiza ibaheze umugisha. Uko bisanzwe rero ni mwarimu Mbangutse, tugiye gufatanya kwiga igisirimba. Hari akantu tugiye kwiga, ngiye kubanza agacurangemo tukarebe, noneho turahita tugatwaza buke buke kugira ngo buri muntu wese akabone. Sawa, murakoze.
murakabonye. Tugiye noneho iri somo niryo tugiye kwiga, ntabwo tuzadukora ibintu byinshi kugira ngo tutazabavanga mu mutwe. Turakora aka konyine, noneho uzafata piyano yawe niba uyifite, kandi ndabizi ko utabura piyano, ukige ugakurikirana neza, ntugafata uzandike muri comment. Mujye mutubwira ko n'ibyo dukora bibafasha. Yes, hari ababitubwira, hari abo tubona tubwira ko ibyo dukora bibafasha, hari abo duhura live, hari abatwandikira kuri WhatsApp bakatubwira ko ibyo dukora bibafasha, hari aho bamaze kugera. Natwe nibyo twifuza, nshuti zacu, ibyo twifuza. Mujye mukomeza mutubwire ko byagenze neza, ibitagenze neza kandi mwandike muri comment dusubiremo. Hari na sebeni mperutse gushyiraho ubushize, nawe nzayibasubiriramo. Abambwiye ko batayibonye neza, nzayisubiramo. Ni ukuri ntabwo ari ukubirengagiza, nshuti zanjye, nanjye ndi umuntu n'umwanya, kuwubona biba ari ikibazo, ariko ko tuzadushobozwa na Yesu, tuzajya rwose dusubiremo amasomo yose twagiye dukora, tubasubiriremo kugira ngo buri muntu wese yisange aho atafashe, aho atabonye ahabone neza. So rero aka kantu niko tugiye kwiga ko mu gisirimba, niko konyine turi bukore kugira ngo bitaza kuba byinshi bikivanga mu mutwe. Nibura nukamenya n'akandi ukazakamenya, n'akandi buke ibintu bizagenda neza. So reka dutangire rero. Twatangiye tugera gutya ngo iri jwi nkoresheje ni gitari bisanzwe nk'uko nabibabwiye. Ni gitari, nta piano itagira gitari. Uzashyiramo gitari yawe nurangiza ushyiremo sustain. Ngewe kuri ndimo ndakoresha piano y'ibihumbi 3, murayibona. Ni gitari ariko nuko kenshi mba naranditseho izina ryanjye Mbangutse. So ntago ari ijwi ryitwa Mbangutse, nuko nabihinduye nkandika izina ryanjye ngiri hano. Nasaba cameraman akabigaragaza. So aya ni amajwi mba naranditseho uko nshaka, ariko ubundi ni gitari, solid gitari, nta piano itayigira. So tugiye kureba ukuntu rero akantu nagakoze. Twatangiye. Turatangira hanga. Nizere ko mubireba guys, ndimo ndagenda ntwaza intoki buhoro buhoro kugira ngo buri muntu wese abashe kubibona. Igisirimba ni kiza cyane. Akantu wagafasha ugacuranga mu ikanisa ahantu haye basirimba, ndakeka kaba keza cyane. Ugategereza urebe video irangire, ukarebe neza, ukige, ugafate. Sasa kadusubiremo.
abo mutazabona neza tuzabasubiriramo. Turabashimiye mwebwe mukomeze kudukurikirana, umuntu wese wakoze subscribe kuri channel yacu turamushimiye, ni ukuri Imana yo mu ijuru imugirire neza, kandi n'undi utarayikora azayikore afungura inzogera kugira ngo umuntu ibintu byose tuzajya dukora bijye bimugeraho. Tugiye kugasubiramo rimwe twasizemo beat. So guys, murakoze cyane, naho ubutaha. Iki kiriya gisirimba nashizeho cyo muherutse kubona, tuzajya dukomeza dushyiraho ibisirimba nacuranze bisanzwe, nongere nze mbigishe, kandi nzi ko bizarushaho kugenda neza. Nabyo muzoze mubitegera, muzajya mwumva utuntu mwakunzemo mutumbwire, natwo dushireho nk'amasomo. Ushoboye kutwigana ntabwombye kutumwereka, adukore ni amahoro. So murakoze, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha, naho ubutaha.